mbanze mbibwire amazina yanjye nitwa Munyengabe Philbert. Nitwa Manirho Evariste. Fata uyu mwanya ngo usuhuze, komeza kugubwa neza. Ngusanze hano rero mbona uri muganira n'abandi bantu ngo mwaruhutse mwaruhutse ku munsi w'isabato. Twebwe nk'abasanzwe tuzi ko uyu munsi ari ku munsi wo kuwa gatandatu. Ese mwahamiriza isi yose ko uyu munsi mwaruhutse? Mwabitewe n'iki? Ese mubikura hehe? Ngusanze uri hano hantu kandi twaganiriye neza umbwira yuko uyu munsi ari umunsi w'isabato koko. Ese nibyo koko? Reka mbyemere ko ari ni ikihe gihamya wahamiriza abantu abatuye ku isi yose? Ni ikihe gihamya wababwira ko waruhuka uyu munsi cyangwa nabo baruhuka uyu munsi? Ni ikihe gihamya? Dukomeje kongera kubasuhuza, mugire amahoro y'Imana. Uyu mwanya rero nazengurutse hirya no hino ndi kubabaza, se uyu munsi nabonye abantu bita ngo abadivantiste b'umunsi wa karindwi, mbona bari hirya no hino, ngenda mbaza buri umwe, none namwe mbagezeho. Ese ko mbona muruhuka umunsi w'isabato cyane, se uwo munsi mwadusobanura gute? Nkatwe twebwe dusanzwe ubundi tuzi yuko ari ku munsi wo kuwa gatandatu, dukora ibyo twishakiye, tukagenda uko twishakiye, mbese tuyibara nk'indi minsi yose. Mwebwe ni iyihe mpamvu muruhuka kuri uwo munsi? Ndetse mwahamiriza iki abatuye isi yose kuri uwo munsi, kugira ngo natwe tutizera kuri uwo munsi tubashe kuba twaruhukana namwe? Mwadusobanurira, murakoze. Nawe nkugezeho nazengurutse hirya no hino, mbese ubuntu n'amahoro bwabanye nawe muri uyu munsi? Yego, bwabanye nawe. Amen. Nishimiye rero kongera guhura namwe. Narindi ngenda ashakisha amakuru hirya no hino, nawe mbasha kukugeraho. Uyu mwanya rero mfite ikibazo ndetse kinkomereye, kitari icyanjye gusa, tugihuje n'abandi bantu benshi. Kuri uyu munsi dusanzwe tuzi ko ari umunsi wo kuwa gatandatu, kandi nanone mu ntekerezo zacu twebwe ukuntu tubyibwira, uko tubyumva ndetse n'uko tugenda tubisoma tunabisomerwa, tuzi yuko Yesu yaje aza mu isi, arahambwa, arabambwa, ndetse igihe kiragera arazuka. Bya bicumuro byacu, bya byaha byacu, ya mategeko yose, twebwe tuzi yuko yaje kuyakuraho. Ubwo turumva yuko nta kindi kibazo tufite, ndetse turaba umudendezo kuri byose, nta cyaha dukora, ibintu byose biri amahoro. Kandi tuzi yuko mbese dufite ibyiringiro muri twebwe yuko naza, nubwo dukora ibintu byinshi cyane, kuko tuzi ko yabivanyeho pe. None ko tumutegereje kandi ni mu gihe gito araje pe, kuko ibimenyetso byo yatweretse biragaragara yuko aje. Mwebwe mwaduhamiriza iki kugira ngo tumenye ngo ese ibintu twebwe tubamo, ibintu mubamo, twakora iki kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho? Ese ko Yesu yakuyeho ayo mategeko ni ngombwa kubyizera cyane? Hari n'ibindi bihamya mwaduha? Mwebwe turabizera nk'abasomyi b'abadive, kuko duhorana namwe isaha ku isaha. Mwadufasha, murakoze. Murakoze cyane. Igihamya nabaha, iyo usomye muri Bibiliya mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1 ukageza ku wa 3, biguha ubusobanuro neza. Dusanga Imana yarakoze muri 6, umunsi wa 7 ikaruhuka. Ariyo mpamvu natwe nk'abadivantiste umunsi wa 7 usanga turuhuka umunsi w'isabato, tukaruhuka ibintu byacu byose twakoze. Murakoze cyane kandi mukomeze kugira umunsi mwiza.
nawe nkugezeho nazengurutse hirya no hino, ese ko mbona mu ruhuko umunsi w'isabato cyane, se uwo munsi mwadusobanura gute? murakoze cyane, dufite ibihamya byinshi biduhamiriza ko uyu munsi ari umunsi wa karindwi wo kuruhukaho, kuko nitujya mu byanditswe tukajya mu kuva mu gice cyayo cya 20 turahera ku murongo wa 8. Mu kuva igice cyayo cya 20 tuhabona amategeko yose, ariko iry'umwihariko rivuga isabato turazisoma duhereye ku murongo wa 8 ugakomeza ukagera ku murongo wa 11, niho batubwira ngo muri 6 dukora, ariko wa karindwi niwo sabato yo kuruhukaho, ni umunsi wejejwe, kuko nibwo n'Imana yaruhutse imaze kurema byose. Murakoze cyane. Amen. Ubwo rero icyumvikana cyo n'abandi bavandimwe basa nanjye bameze nkanjye, reka dusabe nimba tuzihana, nimba tuzabasaba natwe mukatubatiza. Ubwo rero nimuze tubonera umunezero mu isabato, reka n'umunsi w'umunezero, tuzi ibihe byiza tugira, turaririmba tukavuga tuti iminsi 6 ishize indi sabato itangiye, nezezwa no kuruhuka muri uyu munsi uhiriwe. se no kuririmba nabyo murabizi, urumva ko ni byiza gusa turahagera tukanezerwa. Yes, n'ubundi njya numva indirimbo zanyu nkumva zinkoze ku mutima, none nari ntaranumva naho muririmba live. Murakoze cyane rero. Reka dukomeze tuganire n'abandi tubashe gusobanukirwa neza, kubera ko ibyanyu turabyumvise, hari n'abandi nabo bafite uburyo babyumva, baragenda baduhamiriza tubashe kumva cyane. Kandi murakoze cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza. Murakoze cyane rero, namwe mboneraho kubabwira ngo isabato nziza, mukansubiza ngo umunsi w'umunezero. nuko murakoze. nk'uko bivuze koko ndi umudivantiste umunsi wa karindwi, kandi burya tuba dufite aderese. Itorero ryanjye ni irya Nyamirambo, mbarizwa no mu ntara ya Nyamirambo, ubwo ku badivantiste bahita babyumva. Uti isabato iteye yaje ko muyiruhuka, nibyo isabato turayiruhuka, kandi koko tuyiruka kuko ari itegeko ry'Imana. Sabato ni itegeko ry'Imana, ahubwo buriya abatuye isi bose bakabaye bayiruhuka, ahubwo nanjye ndibaza nti kuki batayiruhuka, kandi bose bafite Bibiliya zanditsemo iki kintu. Bwa mbere rero hari ibihamya byinshi bigaragaza yuko isabato koko ikwiye kurukwa n'abatuye isi bose, ari umunsi Imana yatanze kugira ngo abisi bose babashe kuruhukaho, umunsi wo kuramya Imana. Iyo ugiye mwitangira mu gitabo cy'itangiriro mwirema, ntabwo mbigarukaho cyane, abantu benshi barahazi. Imana yararemye igeze ku munsi wa karindwi iraruhuka, ndetse itegeka abantu bose ko bakwiye kuruhuka. Saho honyine, iyo ugiye mu gitabo cyo kuva igice cya 20 harabihamya aho Imana yitangiye amategeko 10 iyahaye Mose ku bisate by'amabuye. Itegeko rya 4 mu mategeko Imana yatanze riri muri Bibiliya riza rigaragaza yuko isabato ikwiye kuruhukwa n'abantu bose. Si ibyo byonyine, hari n'ibindi bihamya. Reka wenda nguhe gatoya, tureke igitabo cy'itangiriro, wenda ni mu ntangiriro, tureke kuva muri ibyo bitabo bya Mose, ariko n'abahanuzi bagiye babihamya. None se nko muri Yesaya, reka mpakwereke ko mfite Bibiliya mfite ni nawe n'abandi bose bafite, ariko hano mu gitabo cya Yesaya reka ngusomereho makeya wumva igihamya kigaragaza yuko abatuye isi bose bakwiye kuyiruhuka. Mu gitabo cya Yesaya igice cya 58 umurongo wa 13 harabihamya. Baratubwiye ngo Yesaya igice cya 58 umurongo wa 13 ahantu hazirikana, nuhindukira ntukandagire isabato
ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera. Aya ni amagambo Uwiteka yivugiye. Bivuga ngo isabato ni umunsi w'Uwiteka nyine kandi wera, ngo ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza. Bivuga ngo isabato ukwiye kudakorwamo ibyo kwinezeza, ni ukubaha Imana no kuyiramya gusa. Ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, nuko uzimishimira Uwiteka. Nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Ubwo nubivuze ngo no muri Bibiliya nanjye ndayifite, nubwo wenda ntaruhuka kuri uwo munsi, nanjye ndayifite. Yego rwose. Ikigaragara cyo tujya twumva ko amateka y'Abadive muri abasomyi cyane, murasoma nibyo, kandi nk'uko nagenzenguruka ahantu hirya no hino mbaza abantu benshi, bagiye bansobanura nkagenda mbyumva. Ubwo rero reka njyana aya makuru ku nshuti zanjye hirya no hino, ndetse nawe udukurikiye kuri iyi channel yacu ya Uri mu Babo Shadrake. Tumaje kumva ibihamya byinshi, ndetse hari n'abandi benshi bagenda babiduhamiriza. Kandi nidusoma neza iyi Bibiliya yacu turabibona yuko iyi sabato birashoboka. Reka twongere dufate umwanya dusome. Ahari ubanza aho dusengera hirya no hino tudasoma neza, simbizi. Ubwo kandi murakoze cyane, murakoze kuko mwaduhaye umwanya, kandi tuzongera tubasure. Hashimwe Imana yabikoze. Amen cyane. Murakoze nawe. Yego. Usengera mu itorero ry'Abadivantisite. Uravuga uti uyu munsi muzika ari ku wa gatandatu, ariko uyu munsi ni ku munsi wa karindwi, umunsi wera w'isabato Imana yaduhaye ngo tujye turuhukaho. Kandi niko biri, ni nako byanditse, ni umunsi w'ikiruhuko tugomba kuruhuka. Ikindi wari wibajije ngo amategeko y'Imana ese yaba yaravuyeho koko, ko Yesu byose yabirangije? Ntabwo Yesu yaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyasohoza. Ntabwo amategeko yigeze avaho, kuko ntabwo dukwiye gukora ibibi ngo amategeko yavuyeho. Igisubizo rero Yesu yaragitanze mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana iyo ugiye muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 20, hari igisubizo cy'icyo kibazo wibaza. Ubwo bivuze ngo noneho biranditswe. Yego. Muri make mwadufasha mukaduha uwo murongo n'icyo gice kugira ngo tubashe gusobanukirwa, kuko twebwe ntabwo tuba tubizi. Yego. Urakoze cyane. Aho nari nkurangiye muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 20 biranditse. Reka tuhasome wumve uko havuga. Haravuga ngo mwitekeza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroshye, hanyuma y'ayandi akiyigisha abandi kugira atyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose, ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru.
hari ikintu mbashije gutoramo. yego Ni ukuvuga ngo hari ijambo tuzi yuko iyo usoje ijambo ukavuga ngo rwose, yego ubwo bubitsindagiye kuri rwa rwego, kuko mbese rwa rundi rutumvikana, rwa rwego rukomeye cyane. yego Bishatse kuvuga ngo rero bya bindi twibazaga birakomeye, ahubwo hamwe n'abandi bavandimwe banyumva, twebwe twisengeraga ku munsi w'icyumweru, n'ibisanzwe. Ubwo rero muri make abantu banyumva, mureke natwe dushakishe mu byanditswe kugira ngo tubashe kumenya ndetse no gusobanukirwa neza. yego Murakoze pe. urakoze. ubwo niko kuri aya magambo dusomye aha hantu, ni amagambo meza, kandi iyo hajeho ngo rwose, ni ukuvuga ngo ni ikintu kidahinduka, ni ikintu gikomeye, hashyizweho n'akadomo kigomba guhinduka. ubwo rero amategeko y'Imana ariho, yahozeho, azahoraho, nta kintu na kimwe kigomba guhindura amategeko y'Imana. ubwo rero Yesu icyo yaje gukora ni ugusohoza ibyo byari byaravuzwe, ahubwo ntabwo yaje kubikuraho. Murakoze cyane. Reka aya makuru rero nyajyane ndetse nyashyire n'abandi bavandimwe bari ku isi yose, kuko ubu bari kutureba. urakoze cyane, Imana iguha umugisha. hari n'ibindi tuzakenera kuganira ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, ku kijyanye no kumenya umucyo w'ijambo ry'Imana. tuzakomeza kubana namwe kugira ngo dukomeze gusobanukirwa n'icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. murakoze cyane. Noneho hari irindi jambo nshaka ko dusorezaho. Njya numva abantu baruhuka isabato, sinzi ukuntu njya numva basuhuzanya bongera, umuntu akakubwira, sinzi uko nabyumvise, undi nawe akakwikiriza ibindi, mbese ukumva ni ibintu byiza. Muvuga ngo iki buriya? Iyo tugiye gusuhuza umuntu turavuga ngo isabato nziza, nawe akakubwira ngo isabato nziza, umunsi umunezero. ni ukuvuga ngo iyo musuje ndakubwira ngo isabato nziza, nawe ukambwira ngo isabato nziza. yego. ubwo nkahindukira ukambwira ngo umunsi umunezero. Murakoze. ni ukuvuga ngo isabato ni isabato nziza, twifurije, nawe ukavuga ngo umunsi w'iki umunezero. yego. Murakoze cyane, kandi mukomeze kugira ubuzima bwiza.